filimi ninjye Gafaranga. Niwe Gafaranga bamenye. Ubwo byanze bikunze n'amafaranga harimo kabisa. Dore ko bitakiri n'intambara cyane. Ntago ibintu by'imishakanire bikiri intambara. Nimba leta yarabyoroheje ikaba yafata abantu ikabashyingiranya, nimba amatorero yarabyoroheje, ababyeyi twebwe tubikomeje nkande dukomeza. Biriya bintu birantungura cyane kumva umwana wanjye nari nzi ko yari yabambereye ka SENTAMA. Right, reka ngushimire cyane ukomeje gukurikira SENTAMA show. Nkuko mubizi twabamenyereje ko tugomba kujya tubaha ibintu bishyashya buri munsi. Niyo mpamvu muri aka kanya turi mu karere ka Bugesera, ni mu ntara y'Iburasirazuba, umurenge wa Nyamata. Mwabonye rero filime nziza cyane zagiye zitambuka kuri iyi channel. Ni niyo mpamvu nafashe umwanya ngo nganire n'aba bantu, menye ese babayeho gute mu buzima busanzwe, ese ubundi byo bakina nuko bameze bihuriye hehe, bitandukaniye hehe. Muraza kubamenya rero, ariko ndaza guhera hagati batwibwira, nkurikizeho iruhande rwanjye, ubundi dukurikizeho iburyo hari haruguru. Reka duhere hano kuri uyu mubyeyi. Yes, nitwa Muroronkwera Sia. Mu buzima busanzwe bwa filime ndi shangazi w'abantu bose bo muri filime. Okay, uri shangazi w'abantu bo muri filime, abantu mukinana. Okay, ubwo umuntu wenda wakurikiye iyi filime yakubonye muze filime? Hari filime y'urukundo ndimo ndi mama Ketia, madamu wa Gafaranga. Yego. Okay, ubwo madamu Gafaranga niwe turi kumwe muri aka kanya. Alright, hanyuma nahangaha turi kubona, sinzi niba ari umugabo cyangwa se ari umusore, araza kutubwira, nawe reka tumuhereze umwanya. Yes, murakoze cyane. Nanjye banyita Ndayishimimana Musa ku izina rya filimi cyangwa se mu gukina filimi ninjye Gafaranga. Niwe Gafaranga bamenye. Ubwo byanze bikunze n'amafaranga harimo kabisa. Okay, hanyuma ku ruhande rwa ruguru turi kubona umusore nawe w'ibigango, byanze bikunze nawe mushobora kuba mumuzi, ariko reka tubanze tumenye amazina ye. Nawe ese muri filime we akina ari umuntu umeze gute? Amazina yanjye nitwa Nizeyimana Eric. Akaba ari jye nyina nitwa SENTAMA. Ariko twabonye filime nyinshi, sinzi ubwo niba ari filime yihe, ngira ngo uze no kutwibutsa ni izihe filime mwagaragayemo, kuko kuri iyi channel hariho filime zigera kuri ni zingahe? Ni 10. Filime 10. Ariko ubwo ngubwo amazina yazo aratandukanye. Ubwo niziye uratubwira, hanyuma tubwira uti nagaragaye muri iyi ngiyi nduyu nguyu. Nagaragaye muri filime yitwa Yusumu Humuro n'Urukarango. Tuba turimo muri gahunda y'isuku. Turi abantu barimo gushaka imyanda biri mu gipangu mu ngo z'abakire. Hari n'indi yitwa Love Brand, ariyo yitwa Urukundo n'Impumyi. Nyinamo ari jye nagiye kurambagiza mu ngagari. Ngira ngo n'abantu badukurikiye bari kubibona kabisa ku mashusho. Ahangaha uburimo uragenda ugiye gutereta. Ntago biba byoroshye kabisa. Hanyuma reka tugaruke kuri uyu mubyeyi. Watangiye gukina filime ryari? Okay, kera nkiri mutoya ku ishuri nakundaga utuntu tw'udushya, ariko mu nsengero aho dusenga twaba turi muri korari, habaho nk'indirimbo runaka, nkavuga nti ariko iyi ndirimbo ikenewemo agakino. Hari nk'agakino aho nasengeraga mu Nyakabanda munsi ya Alpha Place muri ADPR, twakoze ka Mariya na Yosefu igihe Yesu yavukaga. Ubwo niho wabitangiriye? N'amaturo mu rusengero twikorera n'amaturo, twajya duturaho umwami Yesu yavukiye. Niwe Mariya. Ngayo nguko. Okay, hanyuma ubwo ubimazemo igihe byanze bikunze kabisa. Reka nanone tugaruke kuri uyu musore, watubwiye ko harya witwa gute muri filime? Nitwa Gafaranga. Ubwo muri make tugiye ku ruhande rwa filime sinyira umusore, kuko
mfite madamu. Madamu wawe ubwo n'ubundi n'uyu nguyu muri kumwe. Hanyuma se wowe iyi filime watangiye kuyizamo aribwo bwa mbere winjiye muri filime cyangwa wari usanzwe ukina n'ubundi? Nari nsanzwe nkina filime kuko arahandi nakiniraga, sibyo ko bitakunze ko dukomezanya, biba ngombwa ko mpita nisanga hano muri SENTAMA show. Muri SENTAMA show mugiye kutubwira umwihariko uri muri iyi filime umuntu adashobora kubona ahandi hantu. Byanze bikunze muri iki gihugu hari amafilime menshi agiye atandukanye abantu bareba, ariko nkawe nuwuhe mwihariko wabonye muri iyi filime? Umwihariko nabonye uri muri iyi filime, dukina ibintu twanditse twatekerejeho, ikindi dukina ibintu twumva dufitemo kuba byavamo inyigisho bigera kuri buri munyarwanda, urubyiruko, abagabo, abagore, kuko filime dukina sinzi nimba warazitegereje nta muntu n'umwe utisangamo, abasaza, abantu bose, abana bato, abantu bose bisangamo. Twumva rero dufite intego nziza yuko twagira umusanzu mwiza twatanga ku gihugu, ngo u Rwanda rwacu rumere neza. Birumvikana cyane kabisa kandi n'igitekerezo cyiza. Niyo mpamvu nshaka kubabaza ubundi iyi filime ninde wazanye igitekerezo, ninde wayanditse, ninde wabahurije hamwe kugira ngo mukore team ingana gutya? Nabonye muri abantu benshi n'abandi wenda turaza kugenda tuganira, ariko ninde muntu wazanye icyo gitekerezo mbere? Iyi filime bitangira, ibitekerezo byatangiriye kuri uyu mugabo ureba hano munini SENTAMA. Nari ndimo ngenda mu buzima busanzwe, mu mirimo, niko mbyibuka, mu mirimo yanjye ya buri munsi, muri business nari ndimo y'utuntu nari ndimo ncuruza. Arambwira ati ariko Mary, ndashaka ko hari ibintu tuzakina. Ati hari business nshaka ko tuzakora. Noneho ndavuga si umwana w'umusore kandi business n'abanza business ashaka n'umubyeyi nkanjye niyihe? Ndaseka. Turongera duhura umunsi wa kabiri, arambwira ati njyewe mfite ibitabo hariya, ngwino nkwereke, hari ibintu nshaka ko dukina, kuko hari ibintu bimbamo, numva bimbamo kandi bindimo. Ndamubwira nti ngaho tugenda unyereke. Anyereka ibitabo, anyereka ibintu yanditse, ndabisoma, ndavuga ngo ibi bintu bifite umumaro, ndagushyigikiye. Ni ibintu byiza kabisa. Hanyuma reka tumugarukeho nawe, wowe iki gitekerezo wagikuye cyo kuvuga ngo reka mpuze timu nk'ingi ingana gutya, irimo ubundi abantu bangana gute? Irimo abantu ngubu kugeza aya masaha bari hagati ya 15, 16 n'abana bagera muri 7. 16 n'abana bagera muri 7. Ubwo ngubwo abana nabo bari muri abo 16 cyangwa babiyongeraho? Ubwo mugeze muri 20 na 21 na 2 gutyo. Muri timu ngari ko kabisa. None igitekerezo cyavuye hagana he? Buriya rero nagaruka wenda navuga ngo mu muryango mvukamo harimo wenda undi muntu wabigeragejeho cyangwa se harimo undi muhanzi, ahubwo ni kwa kundi wisanga wenda nko mu gakundi runaka, ugasanga kuntu ingo ziba zibanye n'urubyiruko rw'iyi minsi. Ubwo naje gusanga nyine hari byinshi burya abantu duhuriramo, ariko nanone bikaba byiza ko iyo ufite impano biba byiza uyigaragaje ntigupfiremo. Bikaba byiza ko wayiganiriza bamwe mu nshuti muri kumwe ku kanya muri guhura. Iyo baye byiza rero hari igihe uhura n'amahirwe ugasanga nabo usanze bafite igitekerezo nk'icyo wari ufite, bikaba ngombwa ko mukinoza. Ni ibintu byinshi turi buze kukubaza, ariko reka tugaruke hano kuri Gafaranga adusobanurire wowe n'uwuhe mwihariko wabonye muri filime mumaje gukina ahangaha zose. Niki kintu wabonye zitandukaniyeho n'izindi filime tugenda tureba? Murakoze. Ikintu nabonye filime zacu zitandukaniyeho n'izindi nuko naje gusanga zino filime zacu turi gukina n'ubuzima bwa buri muntu wese yisangamo. Ubuzima bwa buri wese yisangamo, uko nimba iriya dukina ngo urukundo ni impumyi, usangamo uyu musore
yaje kurambagira cyangwa se yaje gutereta iwanjye mu buryo ari umukene. Bivuze ngo ngewe nkanjye w'umukire musanga iwanjye ari umukene, nkabona nyine ni ibintu ntari kumva. Ukumva nta kuntu umusore w'umukene yaza mu rugo rwawe kandi ufite amafaranga. Nkumva bibaze nawe nyine gutaha uvuye muri bizinesi cyangwa se wenda witeguye ngo umuntu mukwe cyangwa se ngo umuntu uri buze mu rugo rwawe ufatika, ugasanga nyine silipa nizo ziri imbere. Ngewe iriya filime narayikurikiranye, ariko harya si wowe uba uri umubyeyi w'uriya mukobwa? Ni ngewe mama wa Keti. Yego, wowe wabanjije kugira ngo ni umukozi. Uzi ukuntu nari nashyushye niteguye umukwe. Iriya filime yanyu narayikurikiranye, sibyo? Ariko nagiye kubona mbona uburyo wakiriyemo uriya musore wasaga nkaho umufashe nyine nk'umuntu w'umunyonzi uri aho utaje gusaba. Ubundi byagenze gute? Wowe wiyumvaga gute muri kariya kanya? None se reka nkubwire pe, reba ukuntu yaje na kamambiri n'igare, nari niteguye ko hagiye kuza imodoka, umuntu ufite amafaranga aje kwa gafaranga. Noneho rotipe nawe aje arantangaza cyane, ndi nyirabukwe ahita azajombaho mwana. uyu munsi none harazimpara. None cyagiye warazimwimye, none ahangaha urazimuhereje. Ese mvuga se yabyemeye. Ariko ukoresha amakosa. Nahise nkora akantu kagutya kugira ngo mpugure urubyiruko rw'iki gihe mpitangiranye. None se nyoko oya mwana geza nagize gutya, ugase koko ubu ugiye kwa sobukwe na nyoko bukwe, ugiye gusuhuza nyoko bukwe ngo cesi maniga se koko. Ni ikintu gihita kinanyerekeza kukubaza iki kibazo. Ese iriya filime iyo muyikora mwibanda no gutanga ubutumwa, kuba wenda umuntu yirebye ari umubyeyi cyangwa se ari umwana, hari ubutumwa yakuramo, cyangwa mwebwe murakina gutyo biraho bikarangira aho ngaho? No, dufite intego yo kuba buri muntu uwo ari we wese yagira ubutumwa abonamo. Niyo mpamvu tukora biriya bintu byose, ukasanga nka kariya kantu yampaye censi ngewe ngize gutya kugira ngo duhugure urubyiruko rugenda rukajya ku mubyeyi nka wa wundi ari umukirisitu ari umwana muto ugenda akabwira pasiteri ngo pasite ngo Yesu ashimwe. Burya ntago ari byo pasiteri, ni muri urubyiruko uri umwana muto ya donc niyo yaba kuruta ari pasiteri, urategereza akagusuhuza, akaba ari wo gusuhuza n'urubyiruko rujye rubyumviraho. Ntago ugenda nikubiri n'intuza ngo uhita ugenda ugenda ubwire pasiteri ngo pasiteri ngo Yesu ashimwe. Wowe ntago ubwira pasiteri Yesu ashimwe, pasiteri ni wo gusuhuza. Ati pasiteri ni wo gusuhuza. Rero nta mukwe wagiye kwa nyirabukwe ngo narangiza atange censi agende yambaye kamambiri. Reka abadukurikiye babyumvise. Hanyuma gafaranga, iyi filime mufitiye ntego, wenda iki kibazo nari kukibaza Sentama, ariko nawe uri muri team, uri mu bantu mufatanya gutegura buri munsi. Ese mufitiye ntego, iyi filime izagera hehe? Muri gushaka ko uyu mwaka uzabasiga mumeze gute? Iyi filime intego dufite izatugeza ahantu kure, cyangwa se izageza abadukurikiye ahantu kure, abadukurikiye kuko irimo byinshi byubaka, cyangwa se tugiye gushyiraho ibindi bikorwa noneho byiza cyane kurushaho. Abashaka gukurikira Sentama show cyangwa se abadukurikira aka kanya bitegure ko hagiye ku bindi byiza, kuko turi gutegura, twari tugeze kuri 4, ubu tugiye gushyiraho na 5 mu gihe kitarambiranye cyane. Bizaba ari byiza cyane kuko ari benshi baba bari kubitegereza. Ngo muri kuri 5 mugiye gushyiraho 6? Tugiye gushyiraho 6. Yari yibagiwe nk'umusaza. Imyaka ni myinshi, ariko ubwo niyo mpamvu mba ndi kumwe n'umufasha wanjye kugira ahite komeza agiye. Ni nacyo gisobanuro cy'umufasha. Niyo mpamvu rero abantu badukurikira nabo bamenye ko uyu mwaka uradusiga neza, kandi abadukurikirana nabo baraza kuba barize neza, basigaye ari babandi bavuga ati
iriya Sentama show yatubereye inzu y'ibitabo kabisa. Okay. Mu kanya gato twari turi kuvuga kuri Love is Blind cyangwa se urukundo n'impumyi, ni imwe muri filime mwasohoye, ariko nanone si yo yonyine, hari n'indi mwasohoye twibutse izina ryayo. Yitwa Impamvu. Ari nayo wakinnyemo uri umuntu w'umusaza. None n'umusaza. Ariko ubundi buriya niba atari ibanga mu buzima busanzwe ufite imyaka ingahe? Mfite imyaka 27. Acyari muto cyane. None wowe inspiration yo gukina uri umusaza wayikuye hehe? Igitekerezo cyo kuvuga uti ngiye kwandika filime ariko role nzakinamo, nzakina ndi umusaza, byaje gute ko nabonye unabibashije? Muri kano kanya rero hari abantu b'abasaza bari muri kiriya kigero cyanjye bafite ya myumvire ya kera, bacyumva ko umwana w'umukobwa nyine watereswe, aho kugira basi wenda wumve se uwamutereswe ni muntu ki, ese wamuterese amufiteho uhe mugambi, uwo mwana w'umukobwa iryo joro ararakubiswe. None hari n'abandi rero bafite imyumvire ko umwana w'umuhungu mu rugo yaterese, uwo niwo mwana nyine ugezweho ako kanya. Niwe wabonye ko muri la filime umukobwa wanjye ubona yuko ntagomba ndi kumwitaho cyane. Harimo umuhungu wanjye nyine abamaze imyaka igera muri 20-18 gutyo, sindabona n'ahantu n'umunsi n'umwe numva wenda ngo yakubaganyije umukobwa. None uwo munsi rero nibwo usanga muri la filime numva ko uyu munsi afite igitekerezo cyo kujya gutereta. Nkanjye rero biriya bintu birantungura cyane kumva umwana wanjye nari nzi ko yari yabambereye ka Sematama. None nkumva umugore wanjye ntare kubikozwa ngo umwana wanjye ngo nasubire mu nzu ngo ajye kurya. Ndabitekerezaho nari kusimuka muso gutumburiza umwana wanjye gutereta. Kandi ari umuntu umaje gukora. Ni mwana wanjye genda ubereka kandi nge so yakubyaye, ni nge so yakubyaye sha. Umwana wanjye agiye kugira ikintu yibonera. Ninjye mutama. Nkicyama umwana wanjye akanzanira twuzukuru nka 5. Burya ko umwana w'umuhungu urakuzaniye buryo twana byanga byakunda umuntu w'umugabo urishima burya mu mutima, kuko muri la myumvire twumvisha ko burya umwana w'umuhungu ne yazana abana 10 mu rugo, ejo neje azabajyana. Ejo neje arabajyana. Ariko umukobwa waraza, ariko umukobwa iyo abazanye akikubitamo wa kabiri, uwa gatatu, ubwo urya nawe yabaye umubyeyi waho muri urwo rugo. Ubundi reka iki kibazo reka ngaruke kuri uyu mubyeyi. Urubatse? Yego. Niba atari ibanga ufite abana bangahe? 4. Abana 4. Urumva byanze bikunze mu buzima busanzwe niba wubatse hari experience ufite muri ibi bintu. Ese ubundi ubona ari nko kuyihe myaka umusore w'umuhungu cyangwa se umukobwa ashobora kuvuga ngo agiye kujya muri ibyo bintu by'inkundo byo gukundana? Ni imyaka ingahe atabyemerewe? Ubundi guhera mu myaka 18 kuzamura arabyemerewe, ariko turutumye ngo ni ukubera ko bagize imyaka 18, 21 ngo bagende bishore mu bibi. Hoya, ntago tubibatumye ngo bagende bakora ibyo ngibyo, ariko nibuza iyo myaka leta yashyizeho niyo yakabaye myiza, abasore bagajya gushaka abasheri n'abakobwa bagashaka abasheri bagakundana. Ariko nibuze ntagende ngo yishore mu bibi, ahubwo akabikora nk'uko amategeko. Ceceka wa mubyeyi ntago uzi ibyo nagushije mu rugo iwanjye. Uroze ngo ngire ngo mve mu gasantire nsanga umukobwa wanjye ngaho mu rugo iwanjye niho hari kubera inteko z'abahungu umunsi ku munsi. Umukobwa wanjye sanga n'icyo umubonye sha. We ngaho dore 16 nibwo yujuje. Buri munsi ngaho mu masafuriya niho aba yibereye. None ugasanga ese uramu usore uzi wanjye nawe ubwe ntaritunga, anereye umukobwa inda yamutunga. Kereka ubwo baje nkabaha icyumba mu nzu wanjye. Okay, sasa nagira ngo mbaze buri umwe muri mwebwe niba yakwifuza kuba rora kinamo hariya ariyo mu buzima busanzwe nyine yakwishimira kubona umuntu umeze nkawe. Niba ari oya
mutubwire ubutumwa wahereza umuntu umeze nk'uriya muntu mukina mumeze nkawe. Reka duhere kwa Gafaranga. Wakwishimira kubona umuntu umeze nka Gafaranga? ntago byaba ari byo mu buzima busanzwe, ntago muri sosiyete nyarwanda ntago ugomba kuba nka kuriya, ahubwo n'umuntu mu buzima busanzwe yaba ameze nka kuriya, wenda bivuze ngo naba naramwubatse, yaba yarabonye akavuga ati wana ndagushyikiraho uri niho ndi. Ntago ari byo kabisa, nabihindure. Abana n'abana nimba bakundana bafite urukundo bakaba bafite imyaka y'ubukure, yagomba kubashyigikira nk'umuntu w'umukire, akaba yabafasha nimba ari n'akazi yaba cyangwa se yamuha uwo mukwe wiwe akamuteza imbere nawe, kugira ngo ejo cyangwa ejo bundi azavuga ati uriya mukwe wanjye hari aho namuvanye naho namugejeje, kandi ni nko gufasha u Rwanda muri rusange kabisa. Okay. Hanyuma reka tujye kwa Mary wacu, nawe ugiye kutubwira ubutumwa wahereza uriya muntu, ariko nanone unabihuze no kuba uri umukristo. Sibyo, uri umukristo, ariko abantu benshi tumenyere ko bajya batubwira ngo abakristo usanga batemerewe kuba bakina amafilime, n'abagiyemo nyine ugasanga bari kubafata ukundi kuntu. Ntago bijya bikubera imbogamizi? Nanone mubihuza gute mu kugira ngo ubutumwa nyine muhereza abantu muri rusange mubinyuze muri filime? Kuko mu buryo busanzwe ngira principe zanjye mu buryo bwo gukorera igihugu. Ntago gukorera igihugu biba mu ngeri nyinshi. Numva rero ikintu gikuru, umunyarwanda muzima niwe uvamo umukristo muzima, umukristo muzima niwe uvamo umunyarwanda muzima. Rero kuba nkora filime nyarwanda ntacyo bintwaye, kubera ko ntanga ubutumwa bwo kugira ngo tube bazima, kandi kuba muzima kwiza, kuba umunyarwanda muzima ni kuko kuba umukristo muzima, kuba umukristo muzima ni kuko umunyarwanda muzima. Okay, hanyuma icyo gitekerezo kirimo ubwenge kabisa. Niyo mpamvu nshaka kukubaza, ese uriya muntu ukina noneho ameze nk'uriya mubyeyi, wowe umubwira iki? Ntago wakwishimira nawe kubona abantu bashingira mu miryango batanganya ubushobozi, cyangwa we ntago ari kubifata? Oya, ntago ari ko mbifata. Ntago ari ko mbifata, ntago amaboko yose areshya. Rero biba byiza iyo uri umubyeyi muzima, abana iyo babagejejeho igitekerezo urabahuza ukabaganiriza, hanyuma nturebe ku cyiciro ntago wananirwa kubirebaho, ariko niyo ubirebyeho ugira bimukemura nk'umubyeyi, dore ko bitakiri n'intambara cyane. Ntago ibintu by'imishakanire bikiri intambara. Nimba leta yarabyoroheje ikaba yafata abantu ikabashyingiranya, nimba amatorero yarabyoroheje, ababyeyi twebwe tubikomeje nkande dukomeza kuko icyambere ni urukundo. Icyambere ni urukundo. Rero abana bakundanya, ahubwo nk'ababyeyi twabashyigikira rwose. Leta n'abayobozi bacu, abapasitoro barahari kugira ngo babafashe, ariko ntibajye mu byaha cyangwa ngo bishingire. Wabonye ko Keti yahisemo gutoroka, ntago yari azi aho agiye, yagendaga ayoboza, ariko nawe byaramutunguye kwisanga muri buriya buzima, ariko byatewe nande n'ababyeyi batabashije kumwumva. Hanyuma reka tujye no kuri Sentama. Sentama, wowe umugabo umeze nk'uriya, umusore cyangwa se umusore umeze nk'uri, ubundi we akwiye guhabwa umugeni. Ni gute wifata uturutse mu cyaro ukajya gushaka mu rugo rw'abasirimu? Ubwo si uba uri kwishima aho utishyikira? Buriya mu buzima urukundo ni ubuntu. Urukundo ni ubuntu, urukundo ni umugisha, gusa kwizera ni urugamba. Ni urugamba rukomeye cyane. Ariko ikintu maje kubonamo hano muri filime yanyu, mugira amagambo y'ubwenge. Ni ibisanzwe hano iwacu, ibintu bituranga. Gusa nabwira umuntu ushaka kureba filime zacu, muri iyi minsi dufite filime tugiye gusohora, igice cya kabiri cy'urukundo n'impumyi. Impamvu igiye gusohoka, dufite n'indi igiye gusohoka mu kwezi kwa gatandatu mu matariki abanza.
Yeah. Okay. Hanyuma tugana ku musozo, umuntu bakeneye ababona gute? Hari uba wifuza gukorana namwe mu buryo bumwe cyangwa ubundi, cyangwa se nanone akaba ashaka kubahereza support, byose birashoboka, akaba yarakunze ibihangano byanyu, akaba byibuze ashaka kugira ikintu yabongereraho, uwo muntu ababona gute? Uwo muntu ashobora kujya kuri channel yacu SENTAMA show, agakanda subscribe, ugakandamo mara muri comment, agatangamo igitekerezo, cyangwa se akanyandikira kuri nimero 078 71 71 912 078 71 6 912 kabiri. Okay. Hanyuma iyo nimero wenda turaza no kwipininga hano hasi mu kiganiro abantu bayibone, ndatekereza nabashimira cyane. Murakoze cyane. Ubwo ngubwo reka mbwire abari bakurikiye SENTAMA show ko tubafitiye ibintu byinshi kuri iyi shano nkuko babitubwiye. Duhura ubutaha rero.